Amen. Mubwire ngo jya wirwana. Mubwire se wowe mwazanye mubwire ngo jya wirwana. Amen. Nirwanyeho nabonye mbona iminota irarangiye nanjye ntacyo ndavuga. Sibyo? Amen. Ndashaka kugira ngo tuganire ariko mubanze mutunge ibiganza muvuge Imana. Cyari imbere kugira ngo ngire ikindi kintu mvuga rwose. Amen. Yesu nawe. Ikintu cya mbere uretse ko hari igihe wenda umuntu ushobora guhishurirwa ikintu byaragoye ariko naje guhishurirwa muri we yuko agira ukuri kwambaye gusa. Abanyarwanda niko bajya bavuga mu kirundi bavuga ngo kuvuga ibintu byose ugashyira hanze niko bavuga. Avuga ukuri kwambaye gusa bishatse kuvuga ngo anasohora n'ubuhamya bw'iwe famiye cyangwa se abandi bantu b'inshuti bajyaga bamubwira ngo reka kwimenya wivuga byose. Nta munyarwandakazi wivuga byose, avuga ziga mu kirundi niko mubivuga, kuvuga ukagira ibyo uhishe. Ariko bagira ngo mbabwire ngo murahiriwe. Yesu nashimwe. Reka mbabwire ikintu kimwe, ibi bintu utabibona tubahagaze imbere twarabisengeye. Amen. Twarabisengeye mu buryo bukomeye ku buryo Imana yageza ivuga ngo noneho ndabemereye mushyire ibintu ku mugaragaro. Hari abantu benshi bazubaka ngo bitewe baciye uburyo mwahuye nabyo, hari ingo zabo zigakomera, Satani yaragiye kuzisenya. Utaza kwibaza ubona nicaye hano ukibwira ko wenda hari ikibazo mfite. Nta na kimwe nshobora kugira kubera ko ibyo avuga ni ukuri. Amen. Ibyo avuga ni ukuri. Hari intege nke ziri nanjye hari intege nke zanjye ziri. Yesu nashimwe. Ariko nanone njye ntabwo njya nkunda kuvuga byinshi. Yesu nashimwe. Niba hari umugisha Imana yamuhaye, ashobora kubika iki kintu kuva ku itariki ya mbere akarinda ageza ku yindi, akakubwira itariki n'umunsi byabereye. Amen. Bivuze ngo rero njyewe ngiye kubabwira ibintu bikeya nirukanka kugira ngo muze gutaha muri kwita ku miryango yanyu. Amen. Mu yandi magambo, ndimo nsenga Imana yaransanze, reka mubwize ukuri, reka mbibarize ikintu imbere y'abantu. Jeri ntabwo nahindutse narahindutse cyane. Naragiye ndasenga, ijwi ry'Imana riranyisangira, atari ukuvuga ngo ugiye ku bandi. Imana itangira kumbwira ngo ugiye gutangira kukwiyereka. Hari igihe tujye twicara tukaganira mbere kugira ngo ujye mu ijambo, nakwisubira inyuma y'ibibazo twaciyemo n'intambara tumaze turimo kugenda dusa nkaho twazirangije. Simbabizi twazirangije. Amen. Kuza kubikubwira no kubikubakisha ni ukugira ngo nawe akuzi neza byapfiraga. Ndabizi harimo abashobora kutabivuga ariko duhagurukije nk'umugore umwe yawe ngwino nawe utanga ubuhamya, ndakurahiye wasanga wenda ibyacu byose siko bimeze. Imana irambwira ngo genda mutangire mwubake ingo z'abantu, ingo z'abanyarwanda. Aho muzajya mu bihugu muzajyamo muzagende mwubake ingo z'abanyarwanda. Bereza Imana yacu icyubahiro. Bwira mwicaranye shiro mubwire mu gihugu. Ndagira ngo mbabwire ngo turi hano imbere y'abarundi n'abarundikazi. Imana iduhamagariye kugira ngo tubwize abantu kuri ibibazo byo mu ngo, ibibazo byo mu miryango birimo birangiza abantu, bituma ndetse bizana n'ingaruka ya za divorce. Aribyo twamaze gutsinda kugira ngo twebwe tubashe kubibubakisha. Namwe mugende mwicare murebe akazoza k'ejo ku muryango wanyu kugira ngo divorce zihimbuke mu ngo zacu. Kuvuga ngo turahiye.
amen. Amatorero ntabwo ndi butinye kubivuga, amatorero cyangwa abashumba cyangwa abakozi b'Imana inshuro nyinshi ntabwo bajya bashaka kuvuga ngo bakure ibintu mu mizi, bereke byibura abashakanye ibibazo bagenda bahura nabyo, kuko aba yumva arimo gutema igiti yaragize gute yari yicayeho, yarangiza akababwira ibintu aca hehe hejuru. Rero twe tugiye kubabwiza ukuri. Reka mbanze dusome ijambo rya mbere ryatsinze kugira ngo mwiruke. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo rya mbere ryatsinze nasomye niryo muri Yesaya 42. Yesaya 42 umurongo wa mbere handitse ngo dore umugaragu, ngira ikibazo cya miyopi, dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranyije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka, ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira, urubingo rusagutse ntazaruvuna, kandi n'urumuri rucumbye ntazaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, ntazacogora, ntazakuka umutima, kugeza aho azasoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko. Haleluya. Maze gusoma iri jambo naje kwisubiramo, nibaza yuko nta muntu udakijwe uri hano. Nisubiyemo nsanga ntabwo ndi umugaragu w'Uwiteka. Yesu nashimye. Nsanga ya magambo arimo kungonga. Hari igihe ugera mu bibazo warangiza ukagiye gusakuza. Yesu nashimye. Ukagiye gusakuza umuhisi n'umugenzi umubwira ibibazo byawe, ugasanga ahubwo haleluya urusakuriza cyangwa ujya kubwira ibibazo byawe ari uhindukira akajya kukubwira bene so, akavuga ngo nimwumve kwa runaka uko ingo zabo zimeze cyangwa se uko ingo urugo rwabo rwubakitse. Amen. Haleluya. Inshuro nyinshi rimwe na rimwe tujya duhura n'ibibazo na babandi bari bagomba kuza badusanga, ariko Bibiliya ivuze ngo urubingo rucumba ntabwo uzaruzimya. Babandi binjiye mu nzu y'Imana cyangwa bagusanze wowe waramaze kwakira umwami n'umukiza ku bugingo bwawe, wenda bigaragara yuko wakagombye kumuyobora inzira nziza, ahubwo ugatangira kumuca intege bitewe n'ibyo akubona. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Biragusaba kuba uri umugabo cyangwa uri umugaragu w'Uwiteka. Yesu nashimye. Gusoma aya magambo niba Imana yaragutoranyije nk'umuntu wahamagawe, nk'umuntu w'umugaragu w'Uwiteka. Amen. Ikintu cya mbere kudasakuza. Yesu nashimye. Ikindi cya kabiri kudatongana. Mubwire ngo ntukagitongane. Mubwire ngo ntukagitongane. Mubwire ngo ntukagisakuza mu kibazo. Ufite uburenganzira bwo kugera imbere y'Imana ugasenga utarinze gusakuza mu kibazo. Data wa twese akamanuka akaza akabana nawe kandi akagikansoringa cyangwa se akagusubiza, ariko utarinze gusakuza ngo wihe rubanda. Tuyeze icyubahiro kabiri. Ayo ni amagambo yarangije kunsi. Ikindi ijambo gutongana, niba hari ikintu cya mbere cyamaze kunyinjiramo ndangije bya bindi yababwiraga, wowe ni ukuvuga ngo ikibazo kiravutse. Yego hari ibintu abanyarwanda bajya bakunda kuvuga, mbega ngo kwigize ndiga, urabyumva mu kirundi babyita iki? Mbega kwigira umuntu ukomeye cyane, umuntu utavugirwamo. Yego. Haleluya. Noneho we yatangira kuvuga, nanjye ikintu cyangiza umurindi cya mbere bwari uburyo bwo kumwumva, kuko bajya bavuga ngo nta madonga biragira gute. Hari amadonga birabana. Ni ukuvuga ngo
inkuba ebyiri ntabwo zishobora kugira zakwasanya. Igikurikiraho ni uko ngewe ijya ari bumubwire ni bumwumvire ntacece. Amen. Narangiza rimwe na rimwe strategy najyaga nirwanishaho, reka mbabwize ukuri ntabwo njye nibubahisha, strategy najyaga nirwanishaho iyo numvaga bimaze kundembye, vuga ngo bimurembeje, nahitaga nsohoka nkagira gute cyangwa nkajya mu cyumba kugira ngo numve ko nagarura iki amahoro muri ngewe. Ariko nagera mu cyumba nkumva mbuza amahoro kubera ko uwo twabanaga nagize gute namushavuje. Tuyihereze icyubahiro y'ukazi. Haleluya. Ese waba urimo gufasha? Waba urimo gufasha? Reka dusimbuke nanone. Somera muri Timoteyo, urwandiko rwa Timoteyo wa mbere, usome umurongo w'8 gusa. Timoteyo wa mbere ari ufite ikirundi, igice cya kabiri usome ku murongo w'8. Soma ku Bibiliya y'ikirundi. Timoteyo igice cya mbere. Yego. Timoteyo wa mbere igice cya kabiri umurongo w'8. Haravuga ngo turasomezanya Yesu. Nuko ndagomba ko abagabo basenga hose, batarika amaboko yera, bataratse, batagira ibihari. Haleluya. Tuyihereze icyubahiro kabya. Reka mbivuge mu Kinyarwanda ko hari igihe twumva ikirundi kikatuvunamo. Nuko ndashaka ko abagabo basenga bose barambuye amaboko, badafite umujinya, badafite impaka, ngo batagize gute, badafite impaka kandi badafite iki umujinya. Vuga ibyo byo byaramurangije. Haleluya. 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 No hepfo hari ibindi by'abagore ariko ndagira ngo nganire n'abagabo ho gatoya. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo uri umugabo ugatangukira inshingano zo kwitwa yuko uri umugabo mu rugo, warangiza haleluya uyo wamanuye amaboko gusa, wamaze kumanura amaboko n'ubu reka wenda mbibereke. Ni ukuvuga ngo iyo uri musenga usabwa guhora uciriye Imana bugufi. Yego, uzamuye amaboko. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo azamuye amaboko, haleluya, abafasha urugo rwe arumurikira Uwiteka, avuga ngo Uwiteka we, dore urugo rwanjye, umugore wanjye, abana banjye, umuryango wanjye mwuzanye imbere yawe, nge ntabwo nabishobora atari wowe, aba ari wowe ugira gute ubimfashamo. Rero iyo ikibazo cyaje warangiza ugatentebuka, wa muryango Imana yaguhaye, Yesu nashimwe, wa muryango Imana yaguhaye ugasa nk'utentebuka ho gatoya, isi irakubona. Haleluya. Niyo mpamvu inshuro nyinshi iyo umugabo atentebutse ho gatoya, induru zihinje, nta mutekano wongera kuza. Umwe aryama areba iriya, undi akaryama areba iyi, vuga ngo Satani yinjiye. Iteka iyo umugabo yatentebutse akareka gusenga ngo yegere Imana cyane, ibibazo birinjira, ntabwo umenya uburyo ibibazo bikwinjiranye. Nagezaho sibabeshye, nagezaho gusenga mu ruhande rwanjye, numva muri ngewe nsa nkaho mbaye nidi cyangwa se nirunduriye mu bintu bijyanye n'ubucuruzi. Amen. Nyamara nirengagiza yuko hari undi muhamagaro Imana yampaye. Ariko iyo babwiraga najyaga mbyuka
nkabyuka saa 11 nkagenda rwose pe ngatumira amafaranga nayo, narangiza saa 3 nkaba maze kugara cyangwa gufunga, narangiza nkazamuka numva mbega mfite ishema n'ikindi ko nagiye gukora. Yego banagira n'icyo bakenera bakaza bakampamagara nkabikemura gutyo, cyangwa se mu kimwe nafata amafaranga kubera umunaniro nazanye, narangiza nkayasiga iruhande ku meza ku gitanda, narangiza nkigendera. Naje kwirutumva ibintu byarakomeye, vuga ngo byarakomeye. Birashoboka neza nuko nawe wenda byaba byaragukomeranye, cyangwa se mu kimwe tukaba turimo kukuvugira ibintu. Reka nkubwire umugire wa mugabo uri hano, reka muvuge uti yego amen. Njyewe ndakubwira ukuri kwambaye gusa nk'umupasitori uhagaze imbere, nta soni binteye, kuko Imana yarambwiye ngo mugende mu byomoreshe ngo kuko niho Satani ategeye abantu. Satani ntabwo yaje kujya kurwana n'abasinzi bari hanze, ntabwo yaje kujya kurwana n'abasambanyi. Ahanganye natwe twicaye imbere y'abantu, ahanganye natwe turi mu nzu y'Imana, ahanganye natwe tuvuga Imana, ahanganye natwe duhora tubwira Imana ngo turayisenga. Satani aba ashaka kwinjira abantu kugira ngo akubite imbaraga zose zari ziri muri wowe zivuga Imana, kugira ngo yinjire neza. Iyo yinjiriye agufata mbere, iyo yinjiriye iwawe. Itorero rya mbere ni hehera, itorero rya mbere ni hehe. Iyo Satani yamaze kwica itorero rya mbere ryo mu rugo, yego n'ibyo mu nzu y'Imana winjiye ntabwo bishobora kuvamo. Ndabeshya rero bishatse kuvuga ngo mu yandi magambo, wa mugabo we icyo usabwa ni ukujya ku mavi ugasenga. Reka rero mubwire ibanga, yabivuze byinshi cyane, ndagira ngo mubwire ngo hari igihe, reka mbabwire, hari igihe nazaga n'umunaniro, ngiye kukavuga wenda ashobora kuba atakagize, agahita ambwira ntaza nakwinjira. Bebe biteze ibyiza, jeri bite ibyiza, ariko wabanje ikindi kintu kijya kimbwira yuko nshobora ngahita nitoraho amakosa turegeze, ni ukumuhamagara we umenyereye ko ambwira ngo alo sheri, ibya sheri bihita biva. Uzi ukuntu avuga iyo umuhamagaye, ndamubwira sheri, nabwo alo ahita mvuga ni yaya. Abanyarwanda nibo bavuga ngo harahiye. Yesu nashimye. Ahita mvuga ngo tunarushubitse, naba nakoze byibura mu ndebe ko amahoro yagaruka. Yesu nashimye. Reka nkubwire ngo igerageza ibishoboka byose, niyo twaca kuri alimentation, byibura nzi yuko hari igihe iyo avuye kubwiriza avuga ngo nkiriye akantu, ndumva iyo ibintu ari sawa nyine, agahita ambwira ati ni ukuri ndumva nkiriye akantu gakonje, none se sheri wiki akunda koka cyangwa kaya gute gakonje gakanye. Yego nkahita ngenda nkamuzanira kugira ngo ndebe ko yagira gute yasa. Hari n'utundi nakubwiye, nawe rero genda wige nyine twungutwo nawe uzi umenyereye kwakira wawe. Yego wihangane n'ibishake biba ari n'igihumbi kimwe. Yego ugenda ugura akantu muhereze umukuyakuye ibintu ukongera ukamukorakoraho. Niyo hari n'igihe byanga yarangiza nawe genda baragenda ntukajya umenya. Amen. Ndibuka rimwe njya kubicikaho, reka mbabwize ukuri, njya kubicikaho naje kureba nsanga ndamugusha. Najyaga mujyana nkimara, Satani ashaka strategie zose zishobora gutuma byibura abona uko ari bwinshi, yabona mwagize ubumwe bukomeye. Yarangiza nkagenda nkamudepoza nzi ko aje kwigisha, nkahita mbona umukiriya umpamagara tumva mubwire, kandi barabizi baravuga base ngwino kumva mfite umukiriya ushyushye arakwishyura miliyoni 6.
none ubu muri he turi Rwamagana, undi musize hehe Kicukiro. Nkajya muri icyo kibazo cyo kuvuga ngo ngiye gushaka amafaranga, uyu nguyu namusize hehe hahandi. Noneho kwa kwihangana nikuze, ngahita nibuka kujya gushaka iki. Direct Satani aba yarangije gutegura inzira y'ahari urasiye ibibazo bikavuka. Yesu nashimye. Haleluya. Reka rero mubwira akantu kamwe, musomera hepfo kuri nuza hepfo hano, soma kuri 9. Kandi n'abagore nyine yego ndagomba ko bambara imyambaro iberanye, bagenda n'isoni, badahugumba kandi badashazisha umushatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa impuzu z'igiciro kinini, ariko bashazisha ibikorwa by'ingeso nziza nk'uko bikwiye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Amen. Amen. Mugore icyo usabwa ni ugomba gukiranuka. Ntabwo icyo usabwa wa mugani washiruko yababwiye, ntabwo ari ukugenda ngo witunganye imisatsi neza. Icyo Imana ishaka mu mutima wawe ni ukugenda wubashye Imana, ni ukugira akaranga keza k'ubukristo. Ntabwo ari ukugenda usakuza, ntabwo ari ukugenda uvuga umutware wawe, ntabwo ari ukugenda wambika ubusa urugo rwawe. Oya, bisezerere. Ahubwo wowe ikizatuma umugabo wawe agaruka ni ukujya ku mavi ukavuga ngo Mana, intege nke ziwe ndasizi, ibyo yakoze ndabizi, ariko garura umutima w'umugabo wanjye, mugarure. Ayo masengesho azagira icyo akora kuruta uko wajya kumuganira na mwene so wundi muturanye cyangwa nabo musengana, wajya kureba ugasanga urugo rwawe rwarangije kwambara ubusa muri karitsiye, ugasanga byagiye mu murenge, ugasanga byagiye mu makomine, wowe ari wowe wisenyeye urugo rwawe, ibintu byose bikaba hanze. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Reka mbabwire akantu kamwe kurugero, hanyuma ngo tubaze ibibazo, sibyo? Urabona iyi telefone yanjye yawe hejuru iri mu ishakoshi, nta kibazo. Reka mbivuge uko biri. Urabona iyi telefone harimo ifoto yanjye n'iyi muri kwireba. Bivuze ngo gira telefone, yego wenda abana wabashyiramo, yego, ariko byibura tunga telefone igaragaza uwo uriwe. Ntabwo kuba wambaye impeta bigaragaza yuko ukunda umugore wawe cyane, yego. Gira ikintu byibura ushobora kugaragaza kugira ngo byibura ugaragare yuko ufite itandukaniro hagati y'umugabo n'umusore. Hariho abantu, ngiye kubivuga, hariho abantu iyo ugeze aho batakureba, batakuzi. Reka mbabaha akantu kamwe. Urebye hagati yanjye nawe, hari imyaka yacu ntabwo twayibabwiye, kereka wenda mama niwe uyizi, yego. Urebye hagati yanjye nawe wanyegera ku myaka ingahe? Wowe reba njye, wenda uyu mure wanyegera ku myaka ingahe? 39. Uyu mugabo ni wowe ntoya, wanyegera ku myaka ingahe? 50. Reka ndebe wanyegera ku myaka ingahe wowe tureba? Mane bumugisha. Impamvu reka ndebe uko niko kuri. Tutagiye kubabwira imyaka cyangwa abana dufite cyangwa ngo tubibwire cyane, ushobora kunyitiranya, yego. Maze kugira imyaka 48, nzayikuza mu kwezi kwa wabyemera? Nuwo muri 76
hanyuma niba ubasha gufata imyaka fata reba 48 ngaho imyaka 10 yose igize gute ikuwe. Iyo rero utafite umwana muri wowe, udafite ikikuranga yuko uri umugabo, iyo ugeze hirya iriyoberanye baganga shobora kuba wenda hari abo nibo bivugire aho reka mubwire tutabeshyanye. Yego hirya iyo ngiyo aho abantu batakureba Imana ikubona gute? Hirya aho ngaho abantu batakureba, aho mwene se atakureba, aho abo musengana batakureba, Imana ikubona gute? Ntabwo mbibwira abagabo bonyine n'abadamu, Imana itubona gute harya? Bazashire mwicaranye ngo Imana ikubona gute? Reka mubwira kandi gatoya nenda kukubwira. Iyo ufata telefone ukajya kuri WhatsApp, yego impamvu urimo kubibabwira, dore nguyu sheri wanjye hari ngo twagiye kubaka, tumaze kubaka bakicyo kintu. Telefone ukayishyiramo password, uhisha umugore wawe cyangwa uhisha umugabo wawe, niba koko muri umwe, Imana yarabagize umwe, kubera icyo ushyiramo password. Murebane mubwire ngo kubera icyo ushyiramo password. Niba muri umwe, kubera icyo ushyiramo password. Mubwire ngo ntabwo ntiga, mubwire ngo ntabwo bisha. Niba muri umwe koko, mubwire ngo ntabwo bisha. Twiheze icyubahiro yo bwabyara. Nyamara reka mbabwire, yego ndi imbere y'Imana ishobora byose. Ejo nabonye impamvu basa Imana iba umugisha. Nabonye impamvu ejo Imana yashyize ijambo muri ngewe, yo kumbe ni mwebwe nendaga kubibwira. Yohana 3:15 handitsemo umuntu wese wanga mwene se numwi mu maso y'iki Imana. Mubwirutiwe. Amen. Reka mubwira kandi ka kigaza tuntu tutubiri. Yewe mugabo cyangwa madamu uri hano, iyo umuntu akwohereza ururabo akubwira ngo aragukunda cyane, nawe ukamusubiza nanjye ndagukunda cyane, ubizi neza ko uri umugore w'umugabo, ubizi ko uri umugabo w'umugore, uba ushaka kugaragaza iki? Halo? Yewe mugabo cyangwa umugore uri hano, wowe niba uri umugabo, iyo ufata amafaranga wakoreye ugomba gufashisha urugo rwawe ndetse n'abakene, yego warangiza nibyo kuba umuntu ukabona isawa, ariko ukihererana undi mugore cyangwa umukobwa w'undi mugabo, warangiza ukamugurira ikanzu, ukamubwira uburyo ajya yambara ibintu birebire. Barokore ariko nawe mbona ukabyibura ukorera hata uziko ukabyibura ukore, uziko Satani uziko Satani ajya gucenga, ndetse bikaba na ngombwa wenda wanagenda ukabyigurira. Wambaraga ibintu birebire ugatangira kwigana bisi, ukambara ibiheruye kugira ngo bakunde babone amaguru yawe. Cyangwa barangiza ukagenda ukagura n'umuntu ikanzu, ubizi neza ko atari umugore wawe, warangiza ukajya umubwira ushaka uburyo uri bucaye ukamwinjira neza, ukamuteretera kuri iyo kanzu disi we, ukamusohoka ukamugurira kofi, umugore wawe atari yayinywa, ukamugurira kofi, umugabo wawe mutari mwasohokana, mukicarana hahandi muri kwe aho abandi batabareba. Yego hahandi ukajya umubwira ngo ariko urapfa ufite ibigiso byiza, uri guseka neza, ariko bisi Imana ishimwe yuko twasohokanye, ariko ubundi buriya rwose wowe ntashobora kuba abizi.
namukora cyisamo cyangwa ukabwira umugabo uti rero turaza guhurira iyo hirya kujya gatandatu nyene hahandi duhereze Imana yacu icyubahiro. Reka mbabwire, niba uzi neza yuko icyo kintu wagikoraga hindukira. Reka mubwire, madamu yababwiye uburyo mbere yo kugira ngo duhure twahuye, narahuye narasubiye, vuga ngo yarahuye arambara neza, bivamo neza n'amaguru n'amaboko. Ndi umusore ntarashaka, nabivuyemo bivamo neza, sinongera no kuvuga mwami Yesu. Hari ibintu bibiri njya mwumva, hari igihe njya mvuga ngo birashoboka ko zari inzira z'Imana, kuko twahuriye muri ibyo byose duhujwe n'iki nako kako kunywa gatoya, ntangira kukumbiye umugambi w'Imana. Njyewe niko njya mbivuga, Imana ishobora kuguta muri icyo kintu kugira ngo ize kubahuza. Yego ntabwo nzi uko Imana yabigenje, ariko ndagira ngo mubwire, wowe wihishe ukajya kunywa inzoga, warangiza ugasambana, ukaba umupagani wo mu rusengero, ukirirwa ubwira abantu urakijijwe. Reka mubwire, ni byiza, shyira hasi umupira. Imana irashaka umutima wawe. Duhagaze hano kugira ngo tukubwire ibyo twaciyemo, ntabwo turimo kuvuga ibyo twabonye n'abandi. Oya, ndagira ngo mubwire ngo wowe wubatse, hindukira uko n'umugore wawe nawe ukunde, hanyuma muhane izo kado. Yego n'abandi mujyane mugiye gutangana izo mpano. Ibyo ngibyo byo guterekana no kwandikana amatelefone ku matelefone bitari byiza, uzibukire ubikure mu izina rya nde. Imana ibahereze umugisha. nibaza ko twatinzeho, ariko tugiye gusenga. Amen. Wavuga urugo ntiyarangiza, kuko ibyo ni bike, ariko mu bindi bintu ikintu gikomeye gisenya urugo ni ibikomere. Umwe agenda agiye kwihisha mu wundi, bikarangiza usanze undi yarakomeretse kukurusha. Nabyo bisenya urugo, nta mubizi. Ariko yandi umuntu wumva ngo mfite ikibazo, ukumva rwa rukundo ababyeyi batamuhaye urarusanga mu mugabo. Wagerayo ugasanga we nigeze narurebe, ugasanga bya biryo utari iwanyu cyangwa kurererwa ushaka kuzabirya mu rugo, ugasanga umugabo ufite imibare. Ibyo nabyo bisenya urugo. Ugasanga agenza kuri bataramubwira ko ari mwiza, ukagira ngo wowe azabikubwira, ntabyo azakubwira ko nawe ntibabimubwiye, sibyo? Ugasanga ari ingeso umushaka ariko adafite. Ibyiza rero naje gusanga ikintu cyose ni amavi. Reka dufate umwanya, nibaza ko umuntu ataturi kugira ubusoro bwo gusenga, ariko abantu bari icyo yatubaza. Ibanga wagize kugira ngo mu bibazo byose mwahuye ushobore kubirengana, cyane cyane mu gupfukama, mu gukoresha amavi. Nashaka kubaza umutware wawe, ahanini twumvise intahe yawe, ibyo waciyemo, ubuzima wabayemo, mbega ni irihe banga cyangwa n'ikihe yaba yarahagaze ko cyangwa ikihe cyamushoboje kugira ngo mu myaka muba mumaranye ntazi ubwatari bike ashobore kuba yarashoboye guhagarara muri icyo gihe cy'urugo rwanyu, agakomeza nyuma y'ibyo yumva cyangwa n'ibindi yagiye arumva no mu gihe wari mu murimo. Murakoze. Yesu ashimwe. Intahe nabashingira kuba twaragiye duhura n'ibyo bigeragezo, cyane cyane wenda reka mbere mu murimo, kubera ko maze gushishurirwa yuko uyu nguyu ari we mufasha wanjye, Imana yanjye niyo. Maze kongera kwisubiramo nkatekereza neza yuko Imana yamumuriye ntari nahura nawe, hari ibintu bitatu cyangwa bine Imana yari imaze kumunyerekaho neza, yambwiye hari namubona. Ibyo nibyo byatumye shyira umupira hasi ndavuga ngo noneho nemeye kugira gute
mucira bugufi. Nicyo kintu cya mbere cyamfashije kumucira bugufi, nkemera impano iri muri we, nkemera kumushyigikira, nkemera kumusengera. Icyo nicyo kintu cya mbere cyamfashije kurwanya ibyo bibazo byose bikubiye muri ibyo twababwiye. Imana ibamugishe. Reka pfukame dusenge. Ndabizi ko ushobora kuba umunyacyubahiro, ariko nemereye dupfukame. Niba ufite ikibazo cy'amavuta upfukame. Ikibazo cy'amaguru ntupfukame, niba ari icy'ubukuru ntupfukame. Ushobora nonaha kuba udapfukamye ku rwawe, upfukamye ku rw'abana bawe. Tugiye kubwira Imana ikibazo, ugiye kubwira Imana ko urugo utarushobora, ugiye kubwira Imana ko n'uwo yaguhaye utamushobora. Ugiye kumubwira mu mpano imwe Imana yampaye niyo guhora gupfukama, niyo guceceka, niyo kutizera umuntu. Nizeye Imana ndaceceka, menya ko nta muntu uzanshoborera ari umuntu uretse Imana. Menya ko urugo niwo mugisha wonyine nsigaranye. Ikintu cyose ufite iyo utiteguye kugihomba urakirwanira. Namenye ko urugo ibiri kuvuga nawe gira amagambo uri kubwira Imana. Namenye ko Imana itampaye umugabo mwiza, ariko nimusengera azaba mwiza. Namenye ko Imana itampaye ubukire, ariko nimuhamagara uzaza. Namenye ko Imana itampaye umugabo uzi ubwenge, ariko nimusengera ubwenge buzaza. Namenye ko Imana itampaye icyubahiro, ariko nigisaba kizaza. Narambaraye ku rugo rudafite ibiryo biraza. Narambaraye ku rugo rutarimo icyubahiro kiraza. Narambaraye ku rugo rutarimo imyambaro iraza. Narambaraye ku rugo rutankunda rurankunda. Narambaraye ndashaka urambaraye. Nta yindi ntwaro nigeze nkoresha. Wikwerekana ko umugabo yagutaye, wikwerekana ko umugore yagutaye, wikwerekana ko byakunaniye. Nawe umunyantege bwira Imana ngo Mana, uyu muntu sinamushobora, kandi n'ibyo wampaye sinabishobora. Mw'abantu mwe bwira Imana nicyo cyashoboje guhora mbwira Imana ngo sinabishobora. Ibi bintu mpagazemo sinabishobora. Njye ndumva ntabishobora. Gukontorora uyu mugore nkakontorora n'aya mafaranga ndumva ntabishobora. Gukora iby'urugo nkakora n'iby'itorero ndumva ntabishobora. Kumenya uko bitondeka ndumva ntabishobora. Imana ishobora byose hari ikintu iri bukore mu gusenga kwanjye. Nahoraga njya imbere nkayibwira ngo ndumva ntabishobora. Ibi bikomere mpagazemo ndumva ntabishobora, nyamara ndumva ntabishobora. Aba bana kubakuza ntabwo nabishobora. Aba bana kubahuza ntabwo nabishobora. Aba bantu wampaye kubahuza n'itorero ntabwo nabishobora. Iki gihe cyose n'ibyo nzi nkahora nereka Imana ko ntabishobora. Ayo magambo numva ntabwo nabishobora. Izi ngeso kuzihanganira ntabwo nabishobora. Ibi byose ntabwo nabishobora. Izi bigenga urugo ntabwo nabishobora. Imvugo y'umugabo ntabwo nabishobora. Imigenzereze ye ntabwo nabishobora. Uko bitwara kuri ba nyirabukwe ntabwo nabishobora. Uko bitwara ku bakazana ntabwo nabishobora. Gufatanya urugo n'umuhamagaro ntabwo nabishobora. Gufatanya urugo na bizinesi ntabwo nabishobora. Guhagarara nk'umugore muzima ntabwo nabishobora. Ndagira ngo ubwire Imana ngo ntabwo nabishobora. Guhindura umuntu agahinduka ntabwo nabishobora. Gukora ibyo washaka ntabwo nabishobora. Ariko numara kwemera ko utabishobora, amavi yawe yikubite hasi ubwire Imana ngo Mana, ubwire Imana ngo ntabwo nabishobora. Kwihanganira ntabyo nabishobora. Ntabyo nabishobora. Iyi Mana irazi gushoboze. Hari ikintu iri buze kugushoboza, hari ibyo iri bugushoboza.
ngo sinabishobora, guteka ibiryo bizima sinabishobora, uko abagore bambara neza sinabishobora, kwikwiza sinabishobora. Icyo numva nshoboye mwami ni ukurambarara, ibindi bisigaye sinabishobora. Uko naje umutungo ukagenda neza sinabishobora. Uyu mugoroba emera intege nke zawe, emera ko utabishobora, emera ko utabishobora. Kumugira uko ashaka ntiwamushobora, kumwumva akagenda neza ntiwamushobora, gufata ibitekerezo by'utaremye ukabihindura ntiwabishobora, kumwambara ibikomere akomoka ntiwabishobora, kumushimisha akagera ku rwego ashaka ntiwabishobora. Mwemerere ko utabishobora, mwemerere gufatanya iby'itorero n'iby'umuhamagaro ntabwo wabishobora, kurara usengera abana ntiwabishobora, kurara wigingira umugabo ntiwabishobora. Bw'Imana uti ndumva ntabishobora, ariko nonaha uje wanshoboza, wanshoboza nkahinduka umutwe mu rugo, wanshoboza nkahinduka umubyeyi muzima,